Hello, meze bite guys, nizere ko mumeze bro, nizere ko mumeze neza. Abantu mwese mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda, aho waba uri hose twizere yuko umerewe neza kandi cyane. Ni Eliwayine kuri Uya Family TV show. Uyu munsi tugiye kuza ku bintu byinshi cyane bimaze iminsi bicuracara ku mbuga nkoranyambaga, bimaze gufata umwanya munini cyane. Skyto Abagayi nyuma yuko amaze gukura ugutwi ku mugore wiwe, yaragufasha arakuruma arakumira kose, amaze kukumira gucira. Ubwo numbaze ngo kwavuye mu nda gute kugera hanze, ariko byose niko byagenze. Turaza kugaruka ku bindi byinshi cyane bikomeje gufata umwanya munini cyane. Hari abantu benshi cyane bapfuye, ariko hari umuntu umwe wapfuye utari kwibagirana mu mitima y'abantu benshi cyane, ukomeje kuvugisha social media zose, imbuga nkoranyambaga, bitewe n'amagambo yagiye atangaza kera hatarapfa, wakimara kumenya yuko n'ubundi hari gahunda yo kuzicwa. Ninde? Bamwita Karasira Aimable. Nizere ko mumeze neza. Abantu mwese tuba turi kubana umunsi ku wundi, abantu mwese mwakoze subscribe, abantu musharinga ibiganiro byacu, twizere yuko mubanye neza amahoro. N'ubundi nta kitubuza n'undi gutembera kuri za mbuga zacu tukareba uko i Kigali bihagaze. Inkondo zazimye, izigihari, izikomeje kuvugisha abantu ni nyinshi cyane. Kumbe ni byinshi cyane mugomba kumenya ngo ese bimeze bite hepfo haruguru, ni ibiki biri gukora trend, ni ibiki biri kugenda bimenyekana. Jihad ubushize ubwo bamusohora, ubwo ajyaga kuburana, yaragize ngo arashaka guhura n'umukunzi we. Abantu bati ni gute umuntu ushaka guhura, ni gute umuntu wakundanaga n'abasore, uryamanaga n'abasore, ashaka guhura n'umukobwa w'umukunzi we. Hari ibintu bitigeze byumvikana cyane, ariko byarabaye. Tugaruke inyuma gato. Skyto Abagayi, usibye yuko abagore ku rundi ruhande baba ari abana babi, ariko ku rundi ruhande bakora abana beza. Ubundi Skyto niwe wijyanye kwifungisha, amaze kubona yuko yaciye umugore w'ugutwi, yahise yijyana kwifungisha. Kuvuga ngo baraganiye bangije, hari ikintu batigeze bumvikanaho mu rugo. Umugore aba arisajije, ariko umugore akaba ari wa muntu wakundaga kugenda agakubita nk'icyumweru cyose, icyumweru kirangiye. Bamara kumara nk'icyumweru cyose kirangiye, we akagaruka, kandi akagaruka umugabo we akamuhigira, nta byadanje, nta kibazo kirimo. Ibintu nyine bigakomeza bikabatambarare. Rimwe rero haza gushya, maze ubundi umuhungu akuraho umugore ugutwi, arakuruma kugura, arangije ahita ajya no kwifungisha. Abagore mwese mwagiraga abagabo nk'ubu, bahita bijyana kuri polisi. Urubanza rwa Supermanager na MTN byaje kurangira ruburijwemo gukora n'izo saha, ntawe uramenya ngo ese bihagaze bite ibintu bya Supermanager na MTN. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu umwe yari kurega ikigo nka MTN ngo miliyoni 360, ngo kuko yakoze ibintu yamwishyura, ngo yakoze akazi gahwanye na miliyari 10 na miliyoni 300. Ubwo rero bitewe n'uko ngo umubyeyi bamwemerera batigeze babyuzuza, byaje kurangira wishyizeho amafaranga ye y'inyishyu agomba kwishyuza MTN, birangira ashyize kuri miliyoni 350. Hamaze iminsi hakwirakwira ibintu by'ibihuha byinshi cyane by'inkundo nye muri zino Kigali. Hari abazanye inkundo za Nyambo na Rocky, hari abazanye inkundo za Aisha na Irene, ariko hari ibintu byinshi cyane abantu baba bari kwiyangagiza hagati aho. Ntabwo urukundo ruzamo stress n'agahato, oya. Ibintu iyo bihishijemo ikintu bita amatiku, ni ibintu bita byangirika cyane. Ariko na n'ubu ntabwo nibaza ukuntu umuntu ava ku wa mbere kugera ku cyumweru, ava mu kwa mbere kugera mu kwa 12, akava ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 20 kugeza kuri 30,
yumva yuko content agomba gukora ari ugusebya bagenzi be. Niba ukajya kubona ukabona nk'umuntu azamuye igitopike runaka ari kuvuga kuri mugenzi ari kumutuka cyane ari no kumusebya, ibintu bishaka kumufunga, abantu bakigera n'ubwoba n'usigaye iyo ubwoba basigaye barahitaye numbaze ngo bayijugunye hehe. Bibaye byiza rero wajya wubaha mugenzi wawe nk'uko naba yakubashye, kuko hari ibintu byinshi cyane noneho aba content creator bari kuzamuka ubu ngubu bagira ngo nta kandi kazi bagira usibye kuvuga cyangwa gutukana no gutongana. Ibyo bintu ntabwo byubaka showbiz, ibyo birayisenya cyane. King James afite igitaramo muri BK Arena ariko cyuzuye kibura ukwezi ngo kibe. Arena yamaze kuba sold out, ibura ukwezi yose ngo ibe. Ibaze ko abantu benshi cyane bari kuvuga ati King James arabeshya, bayagurishije mu bundi buryo, wenda bazajya bagenda bagurisha ibintu runaka, ariko icyo wamenya nuko yamaze kuba sold out. Abantu benshi batangiye kuvuga ati se ubundi yagiye gufata amahoro akereka aba Bruce Melody na The Ben yuko ari abana ari impinja. Ariko twitonde amahoro kunangana, hari abantu batayazenguruka ngo ujye uyasoza. Ushaka rero ntareka, ariko hari niba umuntu agize gutya kuza BK Arena akayuzuza habura ukwezi kose ngo igitaramo kibe, abagaragaje urwego rwe yuko hari abantu benshi cyane abarenzeho. Hari video nyinshi cyane zimaze imishi zicikana, abakobwa bari Nyabugogo bambaye amasume bari kugenda. Abakobwa ngiye ikintu nabasabira nuko babafunga n'ubundi bikarangira, kuko nta kintu bari kwigisha abantu. Niba na content bari bahimbye yo kwambara amasume bangiza bakajya Nyabugogo kugenda, ni ukuderanja ubwonko bw'abantu cyangwa gushotorana. Ntago ibyo ngibyo tubikeneye mu gihugu cyacu. Rero ibintu byo gushotora bagenzi banyu ngo muri gushaka content, ibyo bintu hari abo byangiza mu bwonko no mu mutwe, kuko ntago abantu bose batekereza kimwe. Noneho ngo harimo ngo wari ugiye guhaha wari ugiye guhaha, nabonaga wagira ngo ari kuba mugane ngo ari kugenda ashotora. Mama Rwagasabo cyakoze nta kintu atazabazanira kweri. Ikiganiro ni Showbiz Today, muri kumwe na Elway nanga kuri We Are Family. Hari amagambo y'ubwenge mba ngomba kugenda managiramo, kanze mbabwire uko ibintu bipeze. Ariko abagataho ngaho buriya jya umenya gucunga, jya umenya kwiyubaha no kwiyubahisha, kuko iyo utihaye agaciro nta muntu n'umwe ushobora kukaguha. Niko kuri kuzuye, kandi mbere yuko wubaha abandi bantu jya ubanza wiyubahe, mbere yuko ukunda abandi bajya ubanza wikunde, kuko bazagukunda ariko nawe wabashije kwikunda. Ni ukuri kandi akenshi gushinja abantu amakosa baratworohera, ariko bikagorana cyane kwemera yuko twebwe hari amakosa dufite. Nyine ntitwumve yuko twebwe hari umuntu ushobora kuza ngo adushinje amakosa bikunde koroha. Ubwo rero niko byagenda iyo bigenze bite, iyo uri mu kibazo uba wumva ari nk'uruzi bakugeretseho, ariko iyo mugenzi wawe akirimo wumva ari ibintu byoroheje cyane, kuko umugira inama bitewe na gahunda wowe ufite. Uko byagenda kose nta kintu kizakorohera mu gihe uzaba uri kugitangira. Akenshi na business runaka uyitangira uhomba, ariko nyuma bikazaba byiza cyane, bikazaba perfect. Gusa abantu benshi cyane dutangiye ikintu twiteza inyungu z'ako kanya, ariko tutazi yuko nta kazi na kamwe cyangwa nta kintu kimwe kitaba muri risk. Akantu nigeze kubona akantu kagira kati nuramuka uhemukiye umuntu uhubutsa, uzamenye yuko isi nijya kukwishyura yo izabikora yitonze gake gake.
ushobora kuzabikora nyine uhubutse ukubitanye uvuga ati ngiye nakarimbuye, ariko isi yonyine izabikora gake gake yitonze, izaza icyonyora. Niba yarabikoze umunsi umwe, isi yo izaza ikubite nk'ukwezi kose kwishyura gake gake guhereza igihano gikomeye cyane. Rero ujye ugerageza urebe ese ibintu urimo muri ako kanya biri ngombwa, birakwiye cyangwa hari akenshi abantu baraza bakongera bakagenda, ahubwo uzajya usuzuma umenye ngo ese njye baje bakansanga ahangaha nasigaranye iki, nakuye iki kuri ba bantu baje bakongera bakagenda. Akenshi twebwe dufata ibyacu tukavuga umuntu runaka yagiye cyangwa ibintu nk'ibyo, ariko ese umuntu agusigiye icyo ikintu wakwigiraho, ese wowe yajyanye iki cyo kukwigiraho? Kuko buriya mu buzima uko byagenda kose, umuntu uko byagenda kose aza mu buzima bwawe afite ingingo runaka imuzanye. Niba atari kukugira nabi no kukugirira neza, ni uko bigomba kugenda. Nta muntu uza mu buzima bwawe gutyo nta kintu na kimwe kimuzanye. Tugerageze rero ufungue ku maso umenye niba umuntu ikintu kiri kumuzana uko bigaragara ni ikintu kizima cyangwa nyine ni umuje kunyangirira ubuzima. Ubundi ibintu bigomba kuba bibiri. Niba ataje kubwangiriza, aje kubukora neza, aho ugomba kumenya ngo ese uyu muntu ninde. Ugomba kuzamenya ikimuzanye mu buzima bwawe. Ni Eriwine ahangaha kuri We Are Family, ikiganiro Showbiz Today. Nizere ko abantu mwese twabanye mumeze neza. Ikiganiro cyacu rero ahangaha tugisoreje, ubwo ikiganiro cyacu nakagaruka. Buri munsi tugomba kuzajya tubana 5 kuri 5. Eriwine, We Are Family, Showbiz Today. God bless you.